Hari ibintu biba bisa nk'amayobera ku bantu benshi, ariko mu by'ukuri wabigenzura neza ugasanga nta buhanga buhambaye bisaba kugira ngo ube wabimenya. Ariko nanone hari ibintu byinshi cyane usanga abantu baba birengagiza kuba bakora cyangwa se kuba bashyira mu bikorwa, nyamara uku kubyirengagiza kwabo bikaba byabagiraho ingaruka, kandi nyamara kuba babikurikiza cyangwa se babigenderaho cyangwa bakabyubahiriza, atari uko byabasaba ikiguzi kinini cyane cyangwa se ngo bibasabe igiciro gihambaye cyane cyangwa se imbaraga zihambaye cyane, ahubwo mu by'ukuri biba bisaba kubyishyira mu myumvire yabo cyangwa se mu mico yabo, ubundi bikaba byabahindura ubuzima cyangwa se byatuma ubuzima bwabo burushaho kugenda neza. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bitatu by'ingenzi cyane byongera ubudahangarwa bw'umubiri wawe kugira ngo ube wabasha kuba wakwirinda ubwawo cyangwa se ube wagira ubushobozi bwo kuba warwanya uturwara tworoheje cyangwa se na zimwe mu zikomeye, ubwawo ukaba wabasha kwikiza, atari uko bitabanje gusabira kuba wafata imiti ihambaye yo kwa muganga cyangwa se ubundi buvuzi bukomeye. Iki kiganiro ni icya Wideland TV, mwagitegura kandi murakigezwaho na Donatien Bimenyimana. Tubahe ikaze. 82.5% by'abantu bakunda kurwaragurika baba bahuriye ku kitarusange cy'ibi bintu bitatu tugiye kugarukaho. Ikintu cya mbere gituma abantu benshi batakaza ubudahangarwa bw'umubiri wabo, bikaba byatuma umubiri wabo ukunda kurwaragurika cyangwa se kuba wananirwa kwikiza uturwara tworoheje wakabaye ushobora kwikiza, ni ukutanywa amazi menshi kandi buri munsi. Mu by'ukuri umubiri ugizwe n'igice kinini, ni ukuvuga ngo mu mikorere y'umubiri igice kinini kiwugize cyangwa se cy'imikorere yawo bituruka mu kunywa amazi menshi cyangwa se mu gukoresha amazi menshi umubiri ukenera. Ubwo rero ubuzima bw'umuntu utanywa amazi byanze bikunze buba busa naho buri mu kaga, noneho amazi make ari mu mubiri, umubiri ukabasha kuba wayasarangatanya mu kuba wakora ibindi bihambaye bikomeye cyane, noneho mu kuba wagira ubudahangarwa bwo kuba wakwita ku bindi bintu bikomeye cyane nko kuba warwanya uburwayi cyangwa se uturwara tworoheje tuwataka, bikaba byawugora. Ariyo mpamvu uzajya usanga umuntu udakunda kunywa amazi akunda nko kurwaragurika, kurwara utuntu nk'umutwe, kugira umuriro rimwe na rimwe, gucika intege, kugira isereri. Mu by'ukuri ikintu cyo kutanywa amazi, abantu bagifite cyangwa se abantu bafite umuco wo kutanywa amazi, mu by'ukuri aba ari ikintu kibi cyane uba ugenda wangiza ubudahangarwa bw'umubiri wawe, ku buryo ari hahandi uzajya wumva wafashwe n'uturwara tworoheje, kandi mu by'ukuri umubiri wakagombye kuba ubasha guhangana natwo ukatwikiza utabanje kuturwara ngo tukuzahaze. Iki cyari ikintu cya mbere, imwe mu bintu abantu babasha kuba bagira cyangwa se umuco bagira wo kutanywa amazi, bikaba byabagiraho ingaruka zituma umubiri wabo ugenda utakaza ubudahangarwa gake gake. Ikintu kiri ku mwanya wa kabiri rero gituma abantu benshi batakaza ubudahangarwa bw'umubiri wabo, ni ukutarya imbuto cyangwa se ikintu cyo kutarya imbuto z'ubwoko bugiye butandukanye. Mu by'ukuri iyo ukunda kurya imbuto z'ubwoko bugiye butandukanye, buriya imbuto ziba ziganjemo amavitamini menshi cyane kandi y'ingirakamaro, afasha umubiri kuba wagira ubudahangarwa bukomeye cyane. Buriya nk'imbuto ni zimwe mu bintu bifasha igogorwa ry'igifu, kandi mu by'ukuri ziba zirimo n'intungamubiri zikongera ubudahangarwa bukomeye cyane, ku buryo buriya umuntu ukunda kurya imbuto cyane aba afite ubushobozi bwikubye hafi gatatu bwo kuba yaba afite ubwirinzi kuruta umuntu udakunda kuba yarya imbuto, ari wa muntu utajya urya imbuto. Mu by'ukuri umuntu ukunda kurya imbuto aba afite amahirwe menshi cyane yo kuba umubiri we wikorera ubudahangarwa bwo kwirinda uturwara tworoheje kuruta umuntu utajya arya imbuto. Mu by'ukuri rero ujye ugerageza ugakunda kurya imbuto zigiye zitandukanye kandi buri munsi cyangwa se kenshi mu cyumweru, waba urimo wongera kugarura ubudahangarwa bw'umubiri wawe cyangwa se ubwongera. Ubwo rero ikintu cyo mukimenye, mujye mugerageza gukunda kurya
imbuto nyinshi kandi noneho zigiye zitandukanye z'amoko atandukanye kugira ngo mwongere ubudahangarwa bw'umubiri wanyu mu kuba wabasha kugira imbaraga zirwanya uturwara tuba tworoheje tutagombera imiti cyane. Icyo rero cyari kiri ku mwanya wa kabiri. Ikintu cya gatatu kandi ari nacyo gikomeye cyane abantu benshi cyane batajya bakora kandi mu by'ukuri ari icy'ingenzi mu buzima bwabo, ni ikintu cyo kudakora siporo. Buriya gukora siporo buri munsi niyo wajya uyikora iminota basi 20 cyangwa 15, ariko niba ukavuga ngo buri munsi nkora siporo rwose ahandi ho umubiri uvuga ngo natakaje ibyuya nagize gute, nyine bya bintu nyine imyanda iri mu mubiri igasohoka, mu by'ukuri uba uri kongera ubuzima bwiza mu mubiri wawe ndetse no kwiyongera ubudahangarwa. Buriya abantu bakora siporo kenshi cyane ntabwo bakunda kurwaragurika. Ubwo rero ikintu cyo gukora siporo ujye ugishyira mu mico yawe, ugakunda kujya ukora siporo uko ubishoboye ndetse bikaba nko mu mahame yawe, uvuga ngo buri munsi nzajya nkora iminota 20 cyangwa 30 uko mbishoboye, cyangwa se niba utabasha kuboneka buri munsi ukavuga ati nzajya nkora nibura nk'iminota 40 cyangwa 45 gatatu mu cyumweru. Mu by'ukuri waba ukoze ikintu cyiza cyane kandi cyazakugirira umumaro, bikakongera ubudahangarwa bw'umubiri wawe ku buryo utajya urwaragurika nka k'umwenda wari usanzwe urwaragurika. Mu by'ukuri rero murabizi cyangwa se mujya munabibona niyo mpamvu ujya ukabona nk'umuntu ukora siporo cyane nk'abakinnyi, ukabona rwose ahora afite uruhu rworohereye, agahora afite itoto, ukabona ko asa naho ahora ari mushya cyangwa se adasaza, cyangwa se ngo uruhu rwe ubone rukanyaraye cyangwa se abe yakobana ngo agaragare nkaho ari kugira imyaka myinshi cyane kandi wenda akiri mutoya, kuruta umuntu utajya ukora siporo kandi wenda akiri muto ukabona yatangiye nko gusaza cyazanye iminkanyari. Ibyo byose bituruka mu kudakora siporo. Iyo uri umuntu ukora siporo biba ari byiza cyane, byongera ubudahangarwa bukomeye cyane ku mubiri wawe ku buryo udapfa kurwaragurika cyangwa urwara uturwara tugiye tworoheje tumwe tuba twashobora kuba twaguteza ibibazo kandi umubiri wawe wakagombye kutwikemurira. Ubwo rero ibi bintu uko ari bitatu twagarutseho, reka nongere mbigaruke mbibutse. Ikintu cyo kunywa amazi menshi kandi buri munsi, icyo mucyiteho kandi mukigire mu migambi yanyu cyangwa se mu ntego zanyu za buri munsi. Icya kabiri ni ikintu cyo kurya imbuto z'ubwoko butandukanye kandi ukagerageza kujya uzirya kenshi, nko mu cyumweru niyo bitaba buri munsi wenda ku bw'ubushobozi buke, ariko ukaba wagerageza kujya ukunda kuba wazibona nibura nka 2 cyangwa 3 mu cyumweru. Biba ari ibintu byiza cyane. Icya gatatu nyine aricyo twanasorezagaho ni ikintu cyo gukora siporo. Mujye mucyitaho kandi mukigire ingenzi ku buzima bwanyu, bizabafasha. Ibi byari ibintu bitatu byagufasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri wawe kugira ngo umubiri ubasha kuba wifitemo imbaraga zibasha kuba zakwikiza uturwara tugiye tworoheje, cyangwa se urwanye ibintu byo guhora urwaragurika bya buri gihe, cyangwa se hari nk'umuntu ushaka kuba yamara umwaka atari yarwaye, cyangwa kumva nk'umuntu akubwiye ati ngewe maze nk'imyaka 5 ntarajya kwa muganga na rimwe, ariko ugasanga undi muntu ajya kwa muganga nka 2 mu kwezi cyangwa se nta mezi 2 yashize atarwaye. Urumva ko abantu babiri rero baba batandukanye. Urebye no mu mico n'imyifatire muri ibi bintu bitatu twagiye tugarukaho ushobora gusanga nabwo babitandukanyeho. Mu by'ukuri rero umenya ubudahangarwa bw'umubiri wawe, umenye n'uburyo wabwongera, kandi niba unabufite ugerageza gukomeza kubusigasira kuko buriya ibi ni ibintu bitatu kandi by'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niba uri mushya kuri iyi channel cyangwa se nimba utarakora subscribe wayikora kugira ngo udushyigikiye ujye ubona n'ibiganiro bitandukanye tugenda dukora. Turagushimiye. Imana ikomeze ibane nawe kandi ikomeze kuguha impagarike n'ubugingo. Reka dusubire mu bindi biganiro bitandukanye cyangwa se n'ibindi biganiro bitandukanye biri mu buzima butandukanye twagiye dukora kugira ngo ukomeze wige byinshi. Uko ugenda ugaruka kenshi niko urushaho kwiga byinshi. Turabashimiye. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe.